This man. Murakaza neza mu rubanza. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Mwanafunzi, hano mu ijuru ugiye kubazwa ibyaha byawe ushinjwa kandi ufite igihe gito cyo kwiregura. Aka kanya ntangiye kubabwira ibi, hejuru yanjye hamanitse icyuma cyatangiye kubara iminota nsigaranye. Nibyo rwose, tugomba kubahiriza igihe kuko n'abana bato bazi kubahiriza igihe. Abana bato ntabwo bagira amasaha. Kubera iki batagira amasaha? Ntabwo bagira gahunda y'ibyo bazakora ejo, isaha bazabikoreraho n'igihe bizamara. Ibyo byose uri kuvuga ntawe bikubajije. Buri wese muri twebwe afite ubushobozi bwo kuvuga ibyo ashaka byose igihe abishakiye cyose. Ibyo ngibyo uri kuvuga hano ntabwo bikora. Kubera iki? Aha ni mu ijuru uri kandi waje mu rubanza rw'ijuru, nutsindwa urajya mu muriro utazima, nutsinda urakomeza mu ijuru. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi uwo ari we wese. Mwanafunzi, cisha makeya dukomeze urubanza. Ibi byose niba ari uko bimeze, ninde wabitangiye? Ibyo ntabwo bikureba. Kubera iki? Urubanza ruratangiye nyirizina. Kugira gato, hari igihe twabagaho tugendera ku mabwiriza duhabwa n'izuba, inyenyeri cyangwa se ukwezi. Mwanafunzi, icyaha cya mbere ushinjwa ni uko nta mirimo y'Imana wigeze ukora ukiri mu isi. Uyu munsi buri wese muri twe aba afite ibintu atarakora kandi yatekerezaga ko yakabaye yarakoze. Icyaha kiraguhamye, reka tujye no mu bindi byaha ushinjwa. Sinibye, sinishe, ntabwo nigeze mvuga ibinyoma. Mu by'ukuri nkwiye kuba nshinjwa icyaha cyane rwose. Icyaha cyamaze kuguhama. Twishimiye ko murimo kutwumva. Reka tujye ku cyaha cya kabiri ushinjwa. Ubu nyuma y'iminsi 30 murahembwa. Icyaha cya kabiri ushinjwa ni ukunywa inzoga. Kunywa inzoga reka tubivugeho. Mwanafunzi, kubera icyo ukunda inzoga cyane? Guhindura uburyo twiyumvaga bitewe n'inzoga niyo ntego nyamukuru ituma tunywa inzoga. None kubera icyo uhitamo kwinywera izisindisha cyane? Inzoga idasindisha abanywa nzoga ntabwo bayinywa. Mwanafunzi, ukwiye kujya winywera inzoga zidasembuye. Twanga kunywa ibidasembuye kubera ko uko ubinyoye umeze niko bimara ukimeze, usibye ko uba wahaze. Icyaha cya kabiri kiraguhamye. Litiro 6 na santilitiro 40 niyo ngano y'inzoga buri muntu utuye isi urengeje imyaka 15 y'amavuko anywa buri mwaka. None ninde wakubwiye ko abantu bose banywa inzoga? Ubwo niba utazinywa hari uzi kunywera. Mwanafunzi, iki cyaha kiraguhamye. Mu by'ukuri nkwiye kuba nshinjwa icyaha cyane rwose. Reka tujye ku cyaha cya gatatu ushinjwa. Dufite amakuru atari menshi cyane ku buzima bwa Yesu w'i Nazareti. Tuzi ko yavutse mu myaka irenga 2000 ishize. Ese uwo Yesu Kristo uvuga uramuzi cyangwa no gupfa kumuvuga? Umugabo w'igihangange ariko utakwifuza ko akundana n'umukobwa wawe. Mwanafunzi, ibyo bintu uri kuvuga wabikuye he? Umva uko bamuvugaga. Ese ibyo byose babivugaga bashingiye ku ki? Kubera ko nubwo yagiraga imigambi myinshi igamije gushaka ubuhangange bw'ubwami bwe, ariko bavuga ko yahubukaga. Ese ubundi mwanafunzi, ubwami uzi icyo ari cyo? Buba bufite umwami w'abami utegeka abami bose nabo bategeka ubwami bugize ubwo bwami bw'abami. Mwanafunzi, ibyo bintu uvuga ni ukuri koko? Nibyo, wabyumvise neza. Sobanurire natwe kugira ngo tubyemere. Ubwami bw'abami buba bufite umwami w'abami utegeka abami bose nabo bategeka ubwami bugize ubwo bwami bw'abami. Mwanafunzi, ndumva bikomeje kugorana, reka mbwire Imana izikuburanishe.